Hello everyone. Mwiriwe. Today I would like to share with you the word of God in the book of Isaiah. Uyu munsi ndifuza gusangira namwe ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya. Isaiah chapter 53. Yesaya igice cya 53. We shall read from verse 1 through verse 6. Turasoma ku murongo wa mbere kugeza ku gatandatu. Please, if you have your Bible, open Isaiah chapter 53 from verse 1. Ndamufite Bibiliya ndabasabye mu mbure Yesaya igice cya 53 umurongo wa mbere. I will read. Reka nsome. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. Kuko yakuri imbere nk'ikigejegeje nk'igishyitsi cy'imburira mu butaka bwumye, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. He is despised and rejected by men, and a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agahitamishwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashinjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba niyo yadukirisha. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Twese twabye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yes, we have read up to verse 6. Dusomye kugeza ku murongo wa gatandatu. It has been 11 years since I entered in Jesus. Ashize imyaka 11 ninjiye muri Yesu. Before I entered in Jesus, I suffered a lot. Mbere ko ninjira muri Yesu nari narababaye cyane. I remember that when I was in high school, I tried to check in the Bible how one can become holy. Ndibuka ko nyiri mashuri yisumbuye nagerageje gushakisha muri Bibiliya ukuntu umuntu ashobora kuba wera. It was due to one verse I read in Psalms chapter 16 verse 3. Byari byaratewe n'icyanditswe kimwe nasomye mu gitabo cya Zaburi ya 53. One day I came across to this verse in Psalm chapter 16 verse 3. Umunsi nageze kuri cyanditswe cyo muri Zaburi ya 16 umurongo wa 3. I'll read you this verse. Reka mbasomere icyanditswe. Psalms chapter 16 verse 3. Zaburi ya 16 umurongo wa 3. It is written, as for the saints who are on the earth, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Haranditswe ngo abera bo mwisi nibo mfura nishimira bonyine. When I read this verse, it made a lot of confusion in my mind. Nasomaga icyanditswe cyaremye urujijo rwinshi cyane mu bwenge bwanjye. Before then, I was just living as a Christian. Mbere y'icyo gihe najyaga mba nk'umukristo. I was just trying to keep the law. Nagerageza kubahiriza amategeko. And whenever I break the law, I could ask forgiveness of sins as others. Uruko nicaga amategeko naraga nsaba imbabazi ibyaha nk'abandi. Because I didn't see anyone who could dare to say that he is holy. Nta muntu umwe nigeze mbona uhangara kuvuga ko ari uwera. Until then, even my pastors, even my elders in the church, all of them, they could testify that we are sinners. Ubwo icyo gihe era abapasiteri mu itorero ryacu ndetse n'abandi bose mu itorero bajyaga bahamya ko ari abanyabyaha. But when I read this verse, it brought much chaos in my heart. Ubwo nasomaga icyanditswe rero cyazanye gucanganyikirwa kwinshi mu mutima wanjye. I had been trying to keep the law. Najyaga ngerageza kubahiriza amategeko. I obeyed all words of the church. Numviraga amagambo yose mu itorero. But I was surprised to see that either me or my church leaders
no one is among the people God is pleased with. naje gusanga ari njyewe ndetse n'abayobozi bo mu rusengero rwanjye tutari mu bantu Imana yishimira. Why do I say like this? Kimvuga gutyo, When I read this verse, it told me, iyo nsomye icyanditswe kirambwira ngo as for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. ngo abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine gusa. Everyone, God is pleased with saints on the earth. Imana yishimira abera bo mu isi. But until then, I couldn't see anyone who can proclaim that he is a saint. Kugeza igihe sinigeze mbona umuntu uhamya ko ari uwera. So from that time, I tried to check in the Bible. Kuva icyo gihe nagerageje gushaka muri Bibiliya. In the Bible, I could find many verses confirming that on the earth there are saints. Muri Bibiliya naje kubona ibyanditswe byinshi bihamya ko mu isi harimo abera. The amazing thing when I visited different churches, gusa igitangaje nuko nasuraga insengero nyinshi zitandukanye. Many churches I visited, none of them could testify that they are holy. Insengero nyinshi nasuye nta na rumwe bahamyaga ko ari abera. So I could get confused more and more. Byatumaga dushaka gucanganyikirwa cyane. So one day I decided just to give up with the Bible, with God. Umunsi umwe niyemeje guheba ibyo Bibiliya ngaheba iby'Imana. Because I realized that either I'm deceived or those who preach the word of the Bible, they don't know what the Bible means. Kuna sanze narashutswe ko nabigishaga Bibiliya ubwabo ntibabaga bazi Bibiliya ikisobanura. So by the time I had given up, I met the preacher. Ubwo narahebye naje guhura n'umubwiriza. When I met this gospel preacher for the first time, I saw people who boldly testify that they are saints. Icyo gihe nibwo nahuye n'abantu bashobora guhamya bashize amanga yuko ari abera. But again, Satan tried to deceive me. Ariko nanone Satani yagerageje kunshuka. How can you say that you are saint, you are righteous, yet all people they say they are sinners? Wahangara ute kuvuga ko uwera ko umukiranutsi kandi abandi bose bahamya ko ari abanyabyaha? You see, even your pastors, urabona ko n'abapasiteri bawe nabo, even all pastors in different churches, n'abapasiteri bo mu nsengero zitandukanye, they say that they are sinners. bakora abanyabyaha. They ask forgiveness every day. Barabasaba imbabazi z'ibyaha buri munsi. How can you dare to say that you are righteous? Wahangara ute kuvuga ko umukiranutsi? Maybe these people are heretics. Bishobora kuba abantu ari abayobe. Maybe this is like a new church. Bishobora kuba izi ari insengero z'inzaduka. So I was also having this doubt. Rero nanjye nafite kugushidikanya. But one day God blessed me. Ariko umunsi umwe Imana yaje kungirira umugisha. Without me knowing, I came to receive one word in my heart. Naje kwakira ijambo rimwe mu mutima wanjye ntanabizi. So it is the word written in the book of Hebrews chapter 10. Ijambo ryanditse mu Baheburayo igice cya 10. When you read Hebrews chapter 10, usomye mu Baheburayo igice cya 10, first of all verse 1, ndabanza nsome impere ku murongo wa mbere. For the law having a shadow of the good things to come and not the very image of the things can never with these same sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Yeah, in previous sessions I spoke about Esau and Jacob. Isomo ry'ubushize navuze kuri Yakobo na Esau. I told you how Esau tried to keep the word of his father. Nabwo uburyo Esau yageragezaga kumvira ijambo rya se. But eventually he received the curse. Ariko amaherezo yaje kuvumwa. On the other hand, Jacob wouldn't do anything. Mu rundi ruhande Yakobo utaragize icyo akora. By just accepting the guidance of his mom. Kubwo kwemera gusa ubuyobozi bwa nyina. He received all the blessings of his father. Yakira imigisha yose ya se. Why is it like this? Kuki uko bimeze? And what does God try to teach us? Kandi se n'iki Imana igerageza kutwigisha? Actually, God is teaching us that no one can be sanctified or no one can receive the blessings of God through the law. Kubisha kutubwira ko nta muntu umwe ushobora kwakira imigisha y'Imana binyuze mu mategeko. Because even if you try to keep the law, kunubwo wagerageza kubahiriza amategeko, since you are evil by nature, bitewe n'ukuri mubi muri kamere yawe, yes, you may do good, nibyo ushobora gukora ibyiza, but even your goodness is not recognized by God. ariko ni ibyiza byo ntabwo byashimwa n'Imana. Esau tried to hunt a game. Esau yagerageje guhiga umuhigo. He brought even the game. Yazanye n'uwa muhigo we. But it was too late because the father had already
blessed Jacob. ariko yari yakiriye ko se yari amaze guha umugisha Yakobo. This what happens to people even today. Ukunda ko bigendekera abantu benshi uyu munsi wa none. There are so many people who try to keep the law. Abantu benshi bagerageza kubahiriza amategeko. They think if we show a good conduct, God will bless us. Bibwira yuko berekanye imirimo myiza Imana ishobora kuduha umugisha. It's okay to behave well in this world. Kwitwara neza muri isi ntacyo bitwaye. But it's for your benefits actually. Ariko mu by'ukuri niho bifite inyungu. When you behave well in the society, iyo witwaye neza muri rubanda, people will receive you. Abantu bazakwakira. People will trust you. Abantu bazakwizera. They will it will bring many benefits for you. Bizaguhesha inyungu nyinshi. But don't think that this can take you to heaven. Ariko ntukibwire ko ibyo byagutwara mu ijuru. Because the Bible says, for the law having a shadow of the good things to come and not the very image of the things, can never with these same sacrifices which they offer continual year by year make those who approach perfect. Kono biravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo basha gutunganya rwose begera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. So as I was listening the word in the book of Hebrews chapter 10, mu gihe numvaga ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 10, God allowed me to look back in my life. Imana yanyemereye gusubiza amaso inyuma nkareba ku buzima bwanjye. Yes, I tried to do good. Nibyo nagerageje gukora ibyiza. But the more I tried, the more I could see that I'm so evil before God. Ariko uko narushaga kugerageza niko narushaga kubona ndi umuntu mubi imbere y'Imana. But when we keep reading this chapter, ariko dukomeje gusoma iki gice, especially verse 9 and 10, cyane cyane umurongo wa 9 n'uwa 10, the Bible says, then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that he may establish the second. Ariko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, kuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Yeah, what was the first? Ibya mbere ni ibyari ibihe? Actually, we can see that in the Old Testament, God had given the law to the people. Isezerano rya kera dushaka kubona ko Imana yahaye abantu amategeko. And he told them, if you keep the law, you will be blessed. Nuko ibabwira iti mwubahirije amategeko muzabona umugisha. But if you break the law, you will be cursed. Ariko amategeko nimuyica muzavumwa. So people broke the law. Abantu rero bishe amategeko. They couldn't keep the law. Ntabwo bashoboye kubahiriza amategeko. Therefore, they are destined to perish. Byatumye rero barimbuka. They received the curse of the law. Bavumwe bakiri muvumo amategeko. But when God saw this, ariko Imana yabonaga ibyo, he prepared another covenant, the second one. yateguye irindi sezerano rya kabiri. And through this covenant, God did not ask man anything. Kandi binyuze muri iryo sezerano nta kimana yigeze isaba umuntu. Instead, he established this covenant because he knew that through it all people can receive blessings. Ahubwo yashyize iryo sezerano ko yashaka kugira ngo abantu benshi bazakire umugisha binyuze muri ryo. Then verse 10 says, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Murongo 10 uravuga ngo kugushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Everyone, your sanctification was the will of God for a long time ago. Kwezwa kwawe byari ubushake bw'Imana kuva kera cyane. God is the one who planned to sanctify you. Imana niyo yagennye kuzakweza. And he established the second covenant. Kandi rero yashyizeho isezerano rya kabiri. In other words, he established Jesus to do everything for you to be sanctified. Kandi yazanye Yesu kugira ngo akore ibikenewe byose kugira ngo wezwe. That's why verse 17 and 18, impamvu murongo 17 na 18, these are important verses in my life because they are ones that made me enter in Jesus. Ibi byanditswe by'ingenzi mu buzima bwanjye ko nibyo byatumye ninjira muri Yesu. So 11 years ago I received this verse in my heart. Mu myaka 11 ishize nakiriye ibi byanditswe mu mutima wanjye. Then he adds, their sins and their lawless deeds I remember no more. Ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyuka ukundi. Now where there is remission of this, there is no longer an offering for sin. Nuko rero noneho ubwo byibabariwe ntihakira kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Every God forgave all of my sins. Imana mbabarira ibyaha byanjye byose. But do you think it's only mine?
ariko utekereza ko ari ibyanjye gusa. He also forgave your sins. Yababariye n'ibyaha byawe nawe. All viewers, you have to know that God forgave your sins. Mwese mukurikiye mugomba kumenya ko Imana yakubabariye ibyaha byawe. Why did God forgive your sins? Ese kuki Imana yakubabariye ibyaha byawe? God knew that you are evil by nature. Imana izi kuri mubi muri kamere yawe. In your flesh there is nothing good that can come and which God can receive. Muri wowe nta kintu na kimwe Imana ishobora kwakira. Therefore he decided to sanctify you. Byatumye yemeza rero kukweza By sacrificing Jesus. binyuze mu gutamba Yesu. He established the second covenant. Yashyize isezerano ryindi rya kabiri. And that covenant says that your sins, even your lawless deeds, God will remember no more. Muri iryo sezerano avuga ngo ibyaha byawe ndetse n'ubugome bwawe Imana ntizabyibuka ukundi. This is the new covenant. Iri niryo sezerano rishya. And it was already promised in the book of Jeremiah chapter 31. Byaramaze gusezeranwa mu gitabo cya Yeremiya igice cya 31. When you read from verse 31 through 34, yusomye guhera ku murongo wa 31 kugeza ku 34, you can see that after people broke the law, God established the second covenant. Ubona ko abantu bamaze kwica amategeko Imana yashyize irindi sezerano rya kabiri. Because no one was able to keep the law of Moses. Ko nta muntu wabashije kubahiriza amategeko ya Mose. But you have also to understand that the law of Moses was given not people to keep but to learn what is sin precisely. Kandi ugomba kumenya ko amategeko ya Mose atatanzwe kugira ngo abantu bayubahirize ahubwo kugira ngo bige neza icyaha icyo ari cyo. Even now when you learn what the law of Moses teaches you, nungura musubiza icyo amategeko ya Mose akwigisha, you can't realize your true figure before God. ushobora kumenya ishusho yawe nyayo imbere y'Imana. You can realize that you cannot do anything good before God. Ugomba kumenya ko nta kintu na kimwe cyiza wakora imbere y'Imana. Because law came after sin. Kubera ko itegeko ryaje nyuma y'icyaha. And it had no power to remove sin at all. Kandi nta mbaraga yari afite yo gukuraho icyaha na busa. That's why God established the blood of Jesus. Impamvu Imana yashyizeho amaraso ya Yesu. So through the work of Jesus we are able to receive eternal forgiveness of our sins. Impamvu nyuze amaraso ya Yesu twashoboye kwakira imbabazi z'iteka z'ibyaha byacu. So 11 years ago I was able to realize that there are people who can become saints on the earth. Rero naje kumenya ko abantu bashobora kuba abera bari mu isi without doing anything, nta nicyo bakoze, by just accepting the words of the Bible, kuko kwemera amagambo yo muri Bibiliya gusa, by just accepting the report given by the Holy Spirit in the Bible, kuko kwemera raporo duhabwa n'Umwuka Wera muri Bibiliya. So today we read Isaiah chapter 53. Umunsi twasomye muri Yesaya 53. Before we end, please let us go back in Isaiah chapter 53. Mbere ko dusoza ndabasabye dusubire muri Yesaya igice cya 53. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Ese ninde wize ibyo twumvise kandi ukuboko kw'Uwiteka kwahishuriwe nde? Yeah, some days ago I met one lady. Mu minsi yashize nahuye n'umugore umwe. So I asked her if she believed in Jesus. Nuko mubaza niba yizera Yesu. She said yes, I believed in Jesus in 2018. Aravuga ati yego nizeye Yesu muri 2018. I asked her, do you mean that you are righteous? Ndamubaza nese gushatse kuvuga kuri umukiranutsi? She said no one can be righteous 100%. Arasubiza ati reka dana ushobora kuba umukiranutsi 100%. So I was sad to hear that. Nababajwe no kumva ibyo ngibyo. Because if you are not righteous 100%, kuri ko niba utari umukiranutsi 100%, it means you are nothing but a sinner. Bivuze ko nta kiri cyo sibye kuba umunyacyaha. And why are you a sinner? Kandi se kuki uri umunyacyaha? Is it because God did not save you? Ese nuko Imana itagukijije? Not at all. Habe na gato. But the Bible is asking who has believed our report. Bibiliya baza ati se ninde wizeye ibyo twumvise? Because people, they don't believe in the report of the Holy Spirit. Ko abantu batizera ibyo babwiwe n'Umwuka Wera. They don't believe what the prophets, even Moses, wrote. Ntago bizera ibintu abahanuzi ndetse na Mose banditse. Therefore they remain sinners. Impamvu basigara abanyabyaha. But to those who believe in the scriptures, ariko abizera ibyanditswe, to those who believe the Holy Spirit, what the Holy Spirit reveals in this Bible, abantu batizera iby'Umwuka Wera yishura muri Bibiliya, they are the ones who
those who believe in the Holy Spirit, they are the ones who can receive the righteousness of God. abizeye iby'umwuka baravuga ntibashobora kwakira gukiranuka kw'Imana. But when you don't believe in it, ariko mu gihe utabyizeye you live testifying that you are a sinner. uzabaho uhamya ko uri umunyacyaha. Speaking this is ridiculous to God. kuvuga ibyo ngibyo rwose ni ikizira ku Mana. Because God already did everything for you to become righteous. kubera ko Imana imaze gukora ibintu byose kugira ngo ube umukiranutsi. But you despise the work of Jesus. ariko usuzugura umurimo wa Yesu. There's a song Christians sing hari akaririmbo abakristo bajya baririmba that Jesus took their sins and buried them in the grave. kavuga ko Yesu yikoreye ibyaha byabo nuko abibambanwa mu mva. When I hear this song, I'm so happy. ibintu bisa indirimbo ndishima cyane. But when I see people singing this song ariko iyo mbonye abantu baririmba indirimbo and later they say that they have sins, nyuma bakavuga ko bafite ibyaha, it make me so sad. birambabaza cyane. How did they manage to take the sins that Jesus buried in the grave and now they have them? ni gute babashije gutaburira ibyaha Yesu yatabye mu mva ubu bakaba babifite? The problem is one. ikibazo ni kimwe gusa. They didn't believe in the report of the scriptures. ntabwo bizera ibyo babwirwa n'ibyanditswe. Instead they believe in their thoughts. ahubwo bizera ibitekerezo byabo. How do people consider Jesus? ese ni gute abantu bafataga Yesu? Some years back I could watch the Jesus movie. mu bihe byashize najyaga ndeba filime ya Yesu. And when I was with some ladies especially and children, nawe cyane cyane abagore ndetse n'abana, we could cry so much. twashoboraga kurira cyane. Why? kubera iki? There's the thoughts that came to us. hari igitekerezo cyatuzagamo. And it is written in verse 2 through verse 3. kandi byanditswe mu murongo wa 2 ndetse no 3. The Bible says, "For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him." haranditswe ngo kuko yakuriye imbere nk'ikigejegeje nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ntirafite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntirafite ubwiza bwatuma tumwifuza. He is despised and rejected by men, and men of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Even verse 4, "Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted." umurongo wa 5 ukavuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Yeah, the Bible says we esteemed him stricken and smitten by God. bivuga ko twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo. Let's say it was true. reka tuvuge ko ari byo. He was stricken and smitten by God, even afflicted. yakubiswe n'Imana, acumitwa nayo, ndetse ari umuntu umenyera imibabaro. So if we end there, we can only have sorrow. dusoreje aho ngaho twagira agahinda gusa. We can only cry. twarira gusa. But what if we think about why God did so? ariko iyo dutekereje impamvu Imana yabikoze ityo. Verse 5 says, "But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed." umurongo wa 5 ukavuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba niyo yadukirisha. How sweet and amazing are these words. ese amagambo ni meza aryohereye bingana iki? Yes, Jesus was wounded. nibyo Yesu yarakomerekejwe. But why was he wounded? ariko se kuki yakomerekejwe? The Bible says it was for our transgressions. bivuga ngo kubera ibicumuro byacu. But this lady was saying that she cannot be 100% righteous. ariko umugore yajyaga avuga ngo ntiyaba umukiranutsi 100%. The Bible says he was bruised for our iniquities. biravuga ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. But even today there are people who say that they still have sins. uyu munsi abantu bakivuga ko bagifite ibyaha. The Bible said that the chastisement for our peace was upon him. bivuga ko igihano
kiduhesha amahoro cyari kuri we. We have peace because Jesus received our punishment. Dufite amahoro kubera ko Yesu yishyizeho igihano cyacu. Moreover, verse 6 is very important. N'umurongo wa 6 nawo w'ingenzi. All we like sheep have gone astray. Twese twabye nk'intama zizimiye. We have turned everyone to his own way. Twese twabaye intatane. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. All of our sins were taken by Jesus. Ibyaha byacu byose byatwawe na Yesu. It is not you who take your sins to Jesus, si wowe ushyira ibyaha byawe kuri Yesu, but the Lord has laid on him the iniquity of us all. ariko Uwiteka amushyizeho gukiranirwa kwacu twese. This is what the Bible says. Iki nicyo Bibiliya ivuga. Jesus was afflicted. Yesu yarashinjaguwe. Jesus was wounded. Yesu yarakomerekejwe. Jesus took all of our sins. Yesu yikoreye ibyaha byacu byose. He died on the cross. Yapfiriye ku musaraba. He shed all his blood. Yamennye amaraso ye yose. And he was buried. Nuko arahambwa. So that he can bury even our sins in the tomb. Kugira ngo anahamba ibyaha byacu mu mva. But thankfully on the third day he was resurrected. Ariko igishimisho nuko ku munsi wa gatatu yazutse. The Bible said that he was resurrected to justify us. Birivuga ko yazutse kugira ngo dutsindishirize. We are justified. Twaratsindishirijwe. We are righteous. Turabakiranutsi. And those who believe in this truth, the Bible said they are saints whom God is pleased with. Abizera ko kuri nibo Bibiliya yita abera Imana yishimira. And when you read the book of 2 Corinthians, Yusomye mu gitabo cy'Abakorinto 2, I read this verse and conclude. Kansoma icyanditswe dusoze. I really love these verses. Ibyanditswe ndabikunda cyane. Verse 19 says that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Haravuga ko muri Kristo arimo Imana yiyunge n'abari mu isi, ntiyaba ikibabara ibicumuro byabo, kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzuro. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. So I asked this lady, nabajije uyu mugore nti, you are also in the world, nawe uri mu isi. And the Bible says that God was in Christ reconciling the world to himself. Kandi bivuga ko muri Kristo arimo Imana yiyunge n'abari mu isi. And those who receive this reconciliation, abamaze kwakira ubwiyunge, the Bible says not imputing their trespasses to them. Bibiliya ivuga ngo ikaba itakibabara gukiranirwa kwabo. God does not remember their sins. Imana ntikibuka ibyaha byabo ukundi. God promised them that he will remember no more their sins, neither their lawless deeds. Imana yasezeranije ko itazibuka ibyaha byabo n'ubugome bwabo ukundi. But he didn't just promise that. Ariko ntiyapfuye gusezeranya icyo gusa. He first of all took Jesus and made him who knew no sin to be sin. Kura ko yabanje afata Yesu atuma utaragiraga icyaha hinduka icyaha. And Jesus was wounded. Yesu arakomeretswa. Jesus, all of our sins were put on Jesus, ibyaha byacu byose byashyizwe kuri Yesu, that we might become the righteousness of God in him. kugira ngo natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana muri we. Everyone, you can enter in Jesus once you accept this report. Ushobora kwinjira muri Yesu uramutse wemeye iyi raporo. So when you believe in this word, uramutse wizeye iri jambo, this is the word of God. Iri ni ijambo ry'Imana. This is the pure truth of the Bible. Uku niko kuri kumwimerere kwa Bibiliya. And stop just singing on your mouth that Jesus sanctified you. Urekera kuririmba ku munwa gusa ko Yesu yakwejeje. Stop just speaking on your mouth that Jesus buried your sins into the grave. Urekera kuvugira ku munwa gusa ko Yesu yabambye ibyaha byawe ku giti. Instead, believe with your heart that you are sanctified, you are holy, you are perfect, righteous. Ahubwo wizera n'umutima wawe ko wejejwe, ko wagizwe umukiranutsi kandi wera utunganye. By believing this report, you are able to become righteous. Uramutse wizeye ko kuri ubasha guhinduka umukiranutsi. Because God has already reconciled you with him, so that he cannot impute your trespasses on you. Kura ko Imana amaze kwiyunga nawe bituma itakikubaraho ibicumuro byawe. Now he impute righteousness of God upon you. Kuri ubu ngubu yagushyize gukiranuka kw'Imana. That's why you are perfect righteous. Impamvu uri umukiranutsi utunganye. That's why we can testify that you are
100% righteous. impamvu ukwiye guhamya kuri umukiranutsi ijana ku ijana. So 11 years ago I was able to receive this faith. Mu myaka 11 ishize nabashije kwakira uku kwizera. From then on God has been working in my life. Guhera icyo gihe Imana yatangiye gukorera mu buzima bwanjye. In the beginning I had fear that if I believe in this report I can come to sin freely. Kubera yuko nabanje kugira impungenge ndamutse nizeye ibingibi nshobora kwikorera ibyo nishakiye. But without me even trying to believe in the Bible, God allowed me to believe in this truth. Ariko ntirugerageza no kwizera Bibiliya, Imana yanyemereye kwizera kukuri. Amazing thing, I was able to realize that I was wrong. Satan was deceiving me. Ikintu gihebuje nuko naje kumenya ko nibeshye ko Satani ari we waranshutse. After become one-hearted with God, maze kugira umutima umwe n'Imana, God leads our life. Imana iyobora ubuzima bwacu. Let's pray. Dusenge. Father God, we thank you. Mana data turagushimye. You have allowed us to receive the true salvation through your guidance. Watwemereye kwakira agakiza by'ukuri binyuze mu kuyoborwa nawe. It was by your grace, Father, 100%. Byabaye ku bw'ubuntu bwawe Nyagasani ijana ku ijana. We didn't try to do anything. Twigeze tugerageza kugira icyo dukora. But you made us meet the gospel. Ariko watwemereye guhura ubutumwa bwiza. And you made us forsake all of our thoughts. Watwemereye kureka ibitekerezo byacu byose. And we believe in the truth of the Bible. Nuko twizera ukuri ko muri Bibiliya. By just thinking that you are trustworthy. Twizera kuri uwo kwizerwa. We were able to receive the forgiveness of our sins. Twabashije kwakira imbabazi z'ibyaha byacu. Father, you never lie. Data ntabwo ujya ubeshya. If you said that you made us righteous, so we are righteous. Bivuze ko tugeze abakiranutsi, ubwo nyine turabakiranutsi. If you said that we are saints on the earth, so we are saints. Bivuze ko turabera abo mu isi, ubwo nyine tuba turabera abo mu isi. If you say that you forgave all of our sins and you remember no more our iniquities, bivuze ko utazibuka ibyaha byacu n'ubugome bwacu kundi, you will not change your word. Ntabwo uzahindura ijambo ryawe. Thank you, Lord. Turagushimye Mwami. Allow all of us to believe in this truth. Dukundire twese kwizera kukuri. We pray in the name of Jesus our Lord. Dusenze twize mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane. See you next time. Tuzasubira ubutaha.